Umugabo yari atunze imbwa yakundaga kuryama no gusutama iruhande rw'umuhanda itegereje ko imodoka zihita. Buri gihe uko imodoka yahitaga isuma, imbwa yahitaga yirukira mu muhanda ikagenda iyikurikiye imoka igerageza gushyikira imodoka, ariko bikaba iby'ubusa ntigire iyifata ngo iyishyikire. Umunsi umwe umuturanyi yabajije nyir'imbwa ati, ese urakeka ko iyi mbwa izigera ishyikira ziriya modoka? Nuko uyu mworozi aramusubiza ati, icyo si cyo kimpangayikishije na gato, mpangayikishijwe nibaza icyo izakora nifata imodoka. Wa mugani se, uretse ko bitoroshye ko imbwa yashyikira imodoka n'umuvuduko wayo, ubundi yafata imodoka ikayiruma, ikayirya, ikayishinga imikaka, yayikoraho iki? Isomo: abantu benshi bitwara nk'iriya mbwa iri ku ntego zidafite icyo zizayigezaho na kimwe kizima. Hari ubwo natwe twiruka ku muyaga, ahanini biterwa no kujya mu bintu duhubutse, nta makuru dushatse ahagije, cyangwa tubonye ishitamba tugata urwo twari twambaye. Ntukabe nk'iyi mbwa. Icya mbere cyagusunikira mu kujya mu byo utazi bigutera igihombo ni ubushake buke bwawe bwo kwiga, kongera ubumenyi no kwemera ko hari ibyo utazi kuko ntawe umenya byose. Menya ko intangiriro yo kumenya ari ukumenya ko ubumenyi bwawe bufite aho bugarukira, ubundi ukabushaka ukoresheje ibikoresho ufite. Interineti ni igikoresho gihambaye cyagufasha. Ntukagire isoni zo kubaza icyo utazi, ngo iyo utabajije iteka igisubizo kiba oya. Shaka ubumenyi, soma ibitabo, soma ibinyamakuru, wumve radiyo, kandi ntukirengagize kwegera abakuru n'abandi bakurusha inararibonye mu ngingo runaka. Ijambo ry'umunsi: nturi umuhanga cyangwa mukuru cyane ku buryo wabura icyo wigira ku muntu uwo ari we wese nubwo yaba umuswa ate. Ikindi kandi, nturi umuswa cyangwa muto cyane ku buryo wabura icyo ari cyo cyose umuntu yakwigiraho, kuko ngo ntiribara umukuru nk'umuto wariraye. Ikindi wamenya cy'ingenzi kurusha ibindi namenye ni uko kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuba mu byaha niko kujijuka. Byanditswe muri Yobu igice cya 28 umurongo wa 28. Mwibutsa ko yari KP Reports, gushishikariza gukanda subscribe wowe utarabikora kugira ngo inkuru zikuyemo isomo ry'umunsi n'ibanga ry'insinzi, amakuru, ibiganiro n'ibyegeranyo dukora ntibikagucike. Wadukurikira kandi kuri Facebook, Instagram na TikTok, hose twitwa KP Reports. Ronka.